Numwana twabanye nawe mu bihe bigoye amatako yaratobotse tutagira amatora turyama ku musambi nawe urapfumuka nkajya nkwanika abantu bagiye guhinga duturanye ariko Satani ntabwo yabyishimiye aho twari tugeze ngo natwe tunezerwe aho twari tugeze ngo twibagirwe umusambi twibagirwe ndodo twaryaga zonyine aho twari tugeze twagahumurije abandi urugendo turimo undi Satani yagabye ibitero yabivuze ntabwo ndi buvuge byinshi yavuze ko tutakiri kumwe yarababaye yahuye n'intambara nyinshi ndetse kurusha twebwe ababyeyi nubwo mu burwayi bwe nabonye ko na Satani yatugerageje cyane bimwe bigashingira ku burwayi bwe ibindi bigashingira ku bindi ariko turashimira Imana genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire nuko rero gahunda rero z'uyu munsi zo gusezera kuri uyu mwana w'umukobwa zose tugiye kuzikurikirana gusa turaza gushaka kumenya byinshi cyane ku bijyanye n'iminsi ya nyuma y'umwana wa Sirasi ngira ngo umwana ushobora kuba atashye afite agahinda kenshi dore ko amezi umwaka wari ugiye kurenga atari kumwe na mama we dore ko haje kuzamo ibibazo ngira ngo mwarabyumvise cyane mu minsi yashize nibwo uyu mwana yaje gutabwa na nyina asigana na Sirasi nakoraga imirimo yose ngira ngo twaramusuye abadasigana family ngira ngo ibikorwa byabo bya mbere babikoze basura Sirasi bari muri gahunda yo kuba bakora ibishoboka byose kugira ngo bongere kumuhuza n'uyu mudamu maze barera abana babo bose bari kumwe gusa ikigaragara cyo ntago byashobotse bijyanye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo byose byari bihari rero sasa gahunda ukuntu iteye cyane binagaruka kuri agahinda ndi kuvuga k'uyu mwana n'ayo matati yagiye aza hagati ya papa we na mama we umwana yatashye gusa by'amahire nabonye mama we yaje gutabara ngire ngo biraza kuba byiza cyane aho turaza kugenda tuganira ngire ngo abantu turi kumwe rero cyane cyane twazanye abadasiga na family ngire ngo tujye gufatanya kino gikorwa turashimiye Imana rero yatubashishije na cyane rero nazo turaza kuzikurikirana turaza kugenda tuganira kimwe ku kindi Imana ibarinde rero reka tukomeze tujyane uyu munsi wa none umunezero twika ishimisha isi n'umushyitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo runjyana mu ijuru mw'isi n'umushyitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo runjyana mu ijuru urugo rw'Imana ajya runyereka runegereye mwishurire bituma nifuza cyane kugerayo niho mwamyuwa w'Imana Yerusalemu nshya bituma
bituma nifuza cyane kugerayo niho nkanura Imana Yerusalemu nshya Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana niko tubisoma iryo sezerano urisohoreze ryubane no muri isi urundengera iryo sezerano urisohoreze ryubane no muri isi uhorundengera wiyungenza utyo mwami umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa niho nzakumenya nukunzi mukiza niratira imbere yawe unyuzahorana niho nzakumenya yuko nzimukiza niratira imbere yawe uduzahorana niho nzakumenya yuko nzimukiza niratira imbere yawe unduzahorana Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana niko tubisoma iryo sezerano urinsohoreze tubane no muri isi iryo sezerano urinsohoreze tubane no muri isi uhorundengera nungenza utyo mwami kanuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa niho nzakumenya yuko nzimukiza niratira imbere yawe udusahorana. Reka dusenga Imana, dushimire Imana yemereye abantu bose
tukaba duteraniye hano. Ndatekereza ko ubu ni bumwe mu bukwe bw'uyu mwana busoje kuri uyu munsi cyangwa se urugendo rwe rushoje, ariko kandi dufite Kristo urema ibintu byose kandi akabisohoza. Amen. Amen. Niwe uzitangiriro ryacu, ni nawe uziherezo ryacu, niwe umenya igihe tuzamara kuri iyi si, kuko twebwe turiho none ariko ntabwo tuzi igihe tuzamara, ariko Kristo Yesu arahari kandi uru rugo n'urw'abizera Imana. Haleluya. Rero uyu munsi wa none umugeni aratashye. Amen. Niyo mpamvu turi kuririmba tukavuga ngo tuzahurira hehe muri urwo rwami nitugirirwa amahirwe tugatabaruka. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana, tubwira Imana ngo Mana urakoze kuko uru rugendo ari wowe urushyizeho iherezo. Haleluya. Niturangiza dukomeze n'ibindi bikorwa. Mana turagushimye. Duhimbaje izina ryawe ko wemereye databuja twebwe twese tukaba tugeze mu iyi ngando y'umugaragu wawe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugeze hano databuja, ntabwo tuje mu bukwe bundi, tuje mu bukwe bwo guherekeza umugeni wagusanze wacyuye. Twemereye kuri uyu mwanya, muri uyu mwanya data wera, databuja dutangiye iyi gahunda bari wotangirana natwe. Imbaraga zawe zitubeho databuja, buri wese wageze ahantu tumusabiye umugisha, tumusabiye inkomezi. Turakwingiza kugira ngo databuja tukira aha hantu dutangiriza gahunda, wihanganisha ababyeyi b'uyu mwana data wera, bagirire neza ubaha inkomezi, kubera yuko databuja urugendo rwe rwarangiye bakimukeneye. Kandi databuja buri wese waje ahantu muhe umugisha, dutangiriza gahunda ubane natwe nituzisoza amahoro. Turagushima ni mu izina rye rye urakoze Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Tugiye gukomeza n'ubundi gahunda dusezera ku mubiri w'umwana wacu Imana yahamagaye yakunze kuturusha. Turagira ngo tuvugane ukuntu tugomba kuza kubikora neza nta muvundo. Umuntu araza kujya yinjira, nageramo imbere barajya bamubwira uko abigenza. Haraho dukata gutya tukanya n'undi tukata dusohoka, hanyuma umuntu arajya asohoka. Abadafite imodoka twerekeza hara ku rusengero. Reka dusabe kugira ngo n'ubundi bakomeze batuyobore muri za ndirimbo, noneho twese tugenda muri discipline gake gake turirimba, dukata dusezera duhita dukomeza ku rusengero. Murakoze cyane. Yesu naho umugisha. Nzakumenya yuko uzimukiza, niratiri imbere yawe utusahorana. Niho nzakumenya, niho nzakumenya yuko nzimukiza, niratiri imbere yawe ko tuzahorana. kubana na Yesu, kubana na Yesu Paulo
imana niko turi iryo sezerano urisohoreze tubane no muri isi ahorunde iryo sezerano urisohoreze tubane no muri isi ahorunde Ureko muterura abakameramani murabanza gusohoka ntituzongera kubabara tuzashira agahinda rwose aheza tuzahurirayo bagenzi aheza tuzahurirayo
Genda ura mugabo gutwara. Genda ura mugabo gutwara. Uriya usa n'umukara. Uno mwere. turasenze mwami kugira ngo uzuhabe umugisha wawe uhagaragare ineza yawe ihururukire gahunda zose zigiye kuhabera tuzishize mu maboko yawe kugira ngo ari wowe uziyobora uyobora ntaba ari umugisha waboneke kuri we mu izina rya Yesu Kristo fasha umuntu wese uri bugera ahantu kandi uturisha imitima ya bene data bahuye n'ingorane n'ibibazo ubakomeze kandi ubafashe rwose imitima yabo ikomeze kuko ari wowe ushoboye byose urakoze rero mwami tukubanje imbere muri uyu mwanya kugira ngo uganze kandi tunashimwe nitwa Tuyishime Tasie Titusi abantu benshi tuziranye mu bijyanye no kuririmba dushimiye abantu bose muri rusange mwadutabaye abaturutse hafi abaturutse kure by'umwihariko turashimira itorero ryacu rya DPR ryatubaye hafi kuva twamara kumenya ko Georgette yadukuwemo mwakomeje kutuba hafi mu buryo bwose turabashimira Imana ibahe umugisha turashimira umuryango w'abadasigana harimo bagiye baturuka za Nyagatare za Butare za Gisagara za Gisenyi n'abavuye muri Kigali mwese turabashimira ko mwadutabaye Imana ibahe umugisha nifuza ko nahita mbitangira rimwe n'amatangazo nk'uko umuyobozi yari yabisabye nyuma yuko tuza kuva hano turaza kwerekeza ku irimbi ryambyo hariya kuri kaburimbo bari tuza kumara kurangiza imihango yo gushyingura turaza gukarabira n'ubundi hariya mu isantere yambyo kuri kaburimbo hafi na station hanyuma turihanganisha umuryango wose muri rusange ariko cyane cyane umuryango wa Nzabahaye Silas ndetse na Nikuze Helena bagize ibyago bikomeye byo kubura umwana wabo witwa Niyomukiza Georgette nagira ngo rero tubashimire
kubw'umuhate n'urukundo mwatugaragarije mugikomeze kandi no kutugaragariza n'izindi gahunda ziri imbere zose twizeye ko muza gukomeza kubana natwe. Uyu rero niyo mukiza Georgette wadukuwemo witabye Imana, yavutse ku itariki 5 z'ukwa gatanu mu mwaka wa 2009, atabarutse cyangwa se yitabye Imana ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2024, ubwo hari ejo kwa gatandatu. Murakoze rero, turabashimiye, mukomeze kutuba hafi, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Tugira ngo dusabe umuryango wanza wahaye Silas wegere hafi, we na madamu we n'abana. Hanyuma mu gihe barimo baza, nibaza kurangiza turaza kwakira umuvugabutumwa bita Valentine, nawe aze atange ubuhamya ku bigendanye n'umuryango ndetse na mwene data wadukuwemo. Tukadusabe Silas n'umuryango we begere hafi. Kaduhagarire hasi nta kibazo kugira ngo cyorohe. Muze hano, muze hano. Muze hano mwegere hafi aha. Mukomeze mwegere hino gutya. Abana mubashyire hagati. Abana mubashyire hagati. Murakoze. Kadusabe nyirasenge nawe yegere hano. Nyirasenge w'umwana. Tambuka sana. Turagira ngo n'ubundi muryango wa Silas, abavandimwe ba Silas cyangwa ba madamu n'abandi bo muryango hafi aho ngaho nabo baza bagahagarara hano kugira ngo tubahere umwanya rimwe. Ubwo ndavuga abakomoka kuri Silas, umuryango we n'umuryango wa madamu we ba hafi cyane abari bo baza, kuko ntago hano mwese mwahakwirwa. Abandi mutambuke muhagarare hano hejuru nta kibazo. Abandi mukomeze hano hejuru. Murakoze cyane. Ubwo urajya avuga arajya asa n'uwegera imbere kugira ngo ibintu byose bigende neza. Murakoze cyane. Muraho neza mwese. Munyakirize nta kibazo. Muraho. Murakoze cyane. Mbanje kubashimira mwese. Niba hari ikintu cyatumye umutima wanjye uko wari umeze ubasha kugabanya ubukana bw'agahinda,
ni mwebwe kubona uko mungana mutya mwaje kudutabara. Icyo kintu hari icyo cyagabanyije muri njye mu bijyanye n'agahinda. Imana mwese ibahe umugisha. Iki ni kigaragara ko umuryango mufite n'ikindi gihe nta kibazo ushobora kugira muhari. Imana ibahe umugisha murakoze. Hanyuma nkomerezaho nk'uko babivuze, uyu mwana yavutse yitwa Niyumukiza Georgette, yavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu 2009. Hanyuma atabarutse ku munsi w'ejo mu masaha y'isa 10 nibwo yabashije kudusika, nibwo yadusize atuvamo akurikira abandi bakuru be babiri, kuko uyu mwana ni umwana wa gatatu dupfushije twabashije kureba n'amaso. Mukuru we wa mbere yapfuye muri 2011, yapfuye muri 2002. Mukuru yapfuye muri 2003 kuko yaramaze amezi 6 kandi yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 muri 2002. Hanyuma tuza gupfusha n'umwana ukurikira imfura ubajya bita ikironda mfura. Uwo nawe yapfuye mu mwaka wa 2005, nibwo hahise hakurikiraho uyu witwa Prosper, avuka 2006 itariki 7 z'ukwezi kwa 8. Abandi rero bagiye bakurikiraho keretse inda zavuyemo, ariko nta wundi twari twapfushije keretse uyu nguyu nyine Niyumukiza Georgette. Twarababaye cyane kuko uyu mwana, ariko hagenda hajyaho n'umwihariko kuko hari igihe namubanye nyina adahari, ni ukuvuga ngo apfuye rero nari ndi kumwe nawe twenyine. Ukuntu byagenze rero, n'ubundi yari afite uburwayi yarasanganwe ndetse bwamuviriyemo ubumuga, kuko uyu mwana yavutse ari muzima, yavutse ari muzima kuri izo tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu 2009. Hanyuma akura nk'abandi bana, aragenda nkabo, avuga nkabo, tumutuma nk'abandi bana, ukaba wamutuma uti genda unzanire kiriya, akagenda akakizana. Amenya kuvuga, yari akivuga nyine nk'abana, ariko yari azi kuvuga neza ku buryo wumvaga icyo akubwiye. Yaje gufatwa rero nyuma, afatwa n'uburwayi bwatuyobeye, kugeza rero kuva ubwo yafatwa n'ubwo burwayi kugenda byarahagaze, kuvuga birahagarara, kwicara birahagarara,
no kurya birahagarara, byose birahagarara, dusigara tumurebesha amaso gutya. Twebwe mu buzima twabanye nawe tugenda twiga uburyo tugomba kwiranja kugira ngo hagire ikimugera mu nda. Ntabwo ndi buvuge byinshi, uyu mwana wacu apfuye yarababaye. Yahuye n'intambara nyinshi ndetse kurusha twebwe ababyeyi. Nubwo mu burwayi bwe nabonye ko na Satani yatugerageje cyane, bimwe bigashingira ku burwayi bwe, ibindi bigashingira ku bindi, ariko turashimira Imana igitubeshejeho, kandi turashimira Imana imwishubije, kuko buriya niko ibibonye. Rero ngo iherezo rye rya nyuma, reka nsimbuke mbariho ngera, iherezo rye rya nyuma yararwaye afatwa no kuba turi kumugaburira ibiryo akabigarura. Tumujyana kwa muganga, tumujyanye kwa muganga baduha imiti, nta nubwo bamushyize mu bitaro, baduha imiti hariya ikigo nderabuzima, baratubwira bati ibi ntabwo bikomeye, ibi biroroshye, bati nta mpamvu yo kwirirwa tubaha transfert. Koko imiti baduhaye ni ukuri pe, ako kanya kuruka byahise bihagarara, arongera ararya nk'uko bisanzwe, ntihagire ikindi kibazo. N'igitangaje kugira ngo mubyumve neza, yashizemo umwuka, arimo ararya, arimo kugaburirwa, arimo arahabwa ibyo kurya. Mwumve ko ari ibintu natwe byadutangaje, uburyo Georgette yagiye, ni igitangaza gikomeye cyane. Yari ari kurya, ari kugaburirwa, kandi ari kurya, ari kumira, ari kurya, ari kumira. Hanyuma biza kugeraho atamika ikiyiko, ntiyabasha kwasama, ntiyabasha kugira gute, kumbi Georgette yigendeye. Nuko nguko byagenze, nguko gutaha kwa Georgette. Mu ncamake, ubuzima bwe bwaratugoye cyane, tutavuze ibintu byinshi. Nta muntu utarahuye n'urugamba kuri uyu mwana mu bana bari ahangaha, yewe n'aka gatoya kahuye n'urugamba kubw'uyu mwana. Georgette rero umukobwa wacu, ntabwo twifuzaga kugenda, nubwo Imana yabishatse gutya, ariko ntabwo twashaka kugenda. Twashaka kugumana nawe, tukazashima Imana uri muzima, tugakora igitaramo gikomeye dushima Imana ko Imana yakubohoye, ko Imana yagukijije, yagukuye mu burwayi, yagukijije. Ngaho igendere, ntabwo tuzakwibagirwa. mukomeze kwihangana, ntabwo biba byoroshye. Reka twakire mama wa Georgette. Murakoze cyane. Yesu nashimwe. Nijye wa mama wa Niyomukiza Georgette. Ntabwo byoroshye, biragoye cyane, kandi amateka ye ni maremare. Uyu ni umwana wa mbere nkinjira mu gakiza, nkikizwa, nahise mpabwa isezerano ry'uyu mwana.
Imana irabimbwira ngo ugiye kubyara umwana w'umukobwa, imbwira n'uburyo nzamubyara. N'umwana nabyaye bikomeye bitandukanye n'abandi bana bose. N'umwana nagiriye ku gise, icyumweru cyose kiruzura, igise kidatuza kidahagarara, abandi bakabajyana ku bitaro bikuru, ngiye ngasigara aho ngaho. N'umwana nabyaye bari kusuka igikoma n'ikiyiko kitagenda. N'umwana nabyaye ise angemurira wenyine mu gitondo saa sita na nimugoroba, nta wundi muntu utugeraho, ariko Imana yo mu ijuru irankiza. Umwana w'isezerano arwanywa na Satani. Nabanye nawe igihe gikomeye cyane, tubana nawe. Uyu mwana yatangiye gufatwa twarimutse, twaravuye mu Bugesera tuba mu Mutara. Fatwa ari umwana dutuma mu iduka, umunyu akawuzana, wamutumira indazi akarizana. Ari umwana ukura ku munsi, ari umwana ugira ubwenge, buri munota natwe tukareba tukabona n'umwana w'igitangaza. Abamubonaga ntago bavugaga ko ari umwana wacu, haba no mu rusengero. Igihe kimwe cyarageze, umwana natwe afatwa bidutunguye. Ndabyibuka twari mu murima turi guhinga n'umugabo wanjye, ndetse mu kiraka, twari mu buzima bugoye icyo gihe. Umwana tugiye kureba aho twamushye, dusanga umwana yagagaye, ururimi rwasohotse, kuvuga biramunanira, ari umuriro. Tatumujyana mu rusengero, igitaraganya mu rusengero tuvuye tujya tangira ibitaro ako kanya. Umwana wanduhije cyane, nahise sami ndabyihuse nkamuhekera kunda. Agira igihe atoboka amatako, intugu ziratoboka, nkamuhekera kunda. N'igihe nagiye mu butayu bw'amazi ndi kumwe na se, tujya mu butayu bw'amazi, inda uruhinja icyo gihe rubyinira mu nda, ngira ngo n'ubundi n'inda afite igiye kuvamo. N'umwana twabanye nawe mu bihe bigoye, amatako yaratobotse, tutagira amatora, turyama ku musambi nawe urapfumuka, nkajya nkwanika abantu bagiye guhinga duturanye. Ariko Satani ntabwo yabyishimiye. Aho twari tugeze ngo natwe tunezerwe, aho twari tugeze ngo twibagirwe umusambi, twibagirwe indodo twaryaga zonyine, aho twari tugeze twagahumurije abandi urugendo turimo. Undi Satani yagabye ibitero, yabivuze ntabwo ndi buvuge byinshi, yavuze ko tutakiri kumwe. Umwana naramubanye igihe kinini mu bitaro ntwite, kugeza ubwo ngeze Indera bampaga hushya, ngeze mfite uyu mwana mutoya igeze mu mezi 7. Basaba ko ngomba kureba undi muntu umurwaza, kuko njye ntari mbyemerewe. Hari umudamu wamufashije cyane witwa Faraswazi, ni umuturanyi wanjye aho mvuka kwa mama, yangenzeho igihe kinini cyane. Mu rugo twarabanye, njya kubyara nkaba ari we tujyana. N'amateka maremare, imbyaro zose nabyaye naherekejwe n'umuryango ku mbyaro iyi ya nyuma. Abandi bose naherekezwaga n'umugabo wanjye, akaba ari umerekeza, tukagera kwa muganga tugatahana uruhinja. Ariko shimye Imana yo mu ijuru, iyo y'ubwayo yarebye ikabona ko ari ngombwa ko ari ngombwa ko yakisubiza. Niyo mukiza Jorojete, umwana watuvunnye cyane, n'umwana twasohoye umutungo w'ikirenga, ubutaka buragenda buragurishwa, ibintu bidushiraho tukabura. Hari n'igihe twaryamye ngo twipfire kubera inzara, twumva umuntu arakomanza azanye ibyo kurya. Narigeze igihe rero maze kwakira urugamba ndimo, mbona nakiri ubuzima gusa. Imana iduhuhiramo, iduha ibyo kurya, iduha imyambaro, idutera iteka, turamenyekana, turamamara ahantu hose. Nanjye ndavuga nti wenda ngiye kuba umubyeyi ushima Imana, njye mumuriza abandi babyeyi. Satani ahitanga abaye ibitero, biba ngombwa ko mva mu rugo ntandukana n'umugabo. Ntabwo mvuga byinshi. Imana iha umugisha abantu baduherekeje, Imana iha umugisha abantu babanye natwe, abantu twariye tugendana ijoro ryose twararanye. Imana iha umugisha abahanzi babaye hafi yacu,
imana yo mu ijuru ihe umugisha abashumba. Ndizera ko umuntu wese wafashe uruhare gukomeza kudusengera uyu mwana kuko yagiye atwara igihe kinini cyane n'abanyamasengesho. Imana imwakire mu bayo kandi muhe uruhuko ridashira. Imana yo mu ijuru imwakire, ibyumvire mu ijuru byayo bimwakire. dukomeze kwihangana, ntago biba byoroshye. Reka twakire nyirasenge umwana. Murakoze. Ibimaze kuvugwa ni byinshi, ariko hari ibyagiye biza ukaba yenda wagira ngo ni imanza kubera ikibazo turimo. Avuga ko umuryango utamwitayeho, ahubwo abyara Jorojete. Njye na mama twari turi ku ruhuha, njye na mama duhari. Ubwo se umuntu ibyo ngibyo wajyaniye imanza, ariko byo tubyihorere, nta gihe tutabitayeho umuryango muri hafi. Muri makeya rero njyewe ndi umuntu ukunda umuryango. Uyu mwana rero yararwaye turi kumwe, hanyuma njye mujyana kwa muganga, ariko njye nabonaga arembye cyane. Noneho icyo gihe iyo ngiye kwa muganga nitegura ibikoresho byose narabitwaye, abana baranseka. Ati mwabana mwe ntacyo muzi, njye mpora kwa muganga, iyo ngiye ibikoresho byose ndabyitwaza. Ubwo ngerayo umwana bamufata ibizamini, bamufata amaraso, malariya barayibura. Yararukaga cyane, ariko bampaye akanini kamwe. Kuva icyo gihe umwana ntabwo yongeye kuruka. Njye nari nagiye njyanye n'agakarita k'inyamata, nzi ko bahita banyohereza bitewe n'uko yari ameze. Ariko rero burya n'abaganga bashobora kuba bareba kure. Nari nzi ko bampa ibitaro pe, ndataha umwana arakira, mbona arorohewe. Ariko ejo twatunguwe n'uko umwana nayo ndi kumugaburira, amera neza, nta kibazo afite, ataruka, ndamuryamisha. Nuko nyarukira hari iririma gusura umusaza, nimugoroba saa 9 niho nagiye. Ubwo ngubwo nagarutse nyine ari uko bigenze. Bati umwana turabona nta kigenda, ariko bari kumugaburira. Ubwo Imana ihita imuhamagara nyine garuhukire mu mahoro. Jorojete ni uwacu, Imana imuhe iruhuko ryiza. Murakoze. Murakoze cyane. Reka dusabe Sirasi n'abana na madamu abari bo basigara hano, abandi bajye kwicara, hanyuma duhe umwanya Valentina kugira ngo nawe agire icyo atubwira. Unyemerere nsabe abadasigana aho muri mwese utambuke muze hano imbere. Abadasigana, umuryango w'abadasigana mwese, umuryango w'abadasigana mwese mwatambuka mukaza. Umuryango w'abadasigana nkuko mutubona ahangaha, twihanganishije cyane umuryango wa Sirasi na madamu we kubwo kubura umwana wabo niyo mukiza Jorojete.
twihanganishe cyane abavandimwe ba Niyomukiza Georgette, mukomere mwihangane, tuzi neza tudashidikanya ko Niyomukiza Georgette aruhutse. Abadasigana mu by'ukuri tubabajwe no kubura umwana wacu, kuko ni umwana wacu, twe niko Niyomukiza twamufataga, twaramusuye tumushyira amata turamusengera. Niyomukiza igendere, ari umukobwa mwiza, twagukundaga cyane kandi tuzagukumbura. Imana ikwakire mu bayo. Hanyuma uyu muryango w'abadasigana twifuje kugira icyo twashyikiriza uyu muryango usigaye. Ntabwo dufite icyo twakora kugira ngo tubereke ko tubari hafi, tubereke ko turi kumwe namwe muri umuryango umwe natwe. Sirasi we tubana muri uyu muryango w'abadasigana, niyo mpamvu mu bihe nk'ibi twifuje kumuba hafi. Hari ndagira ngo nsabe ushinzwe sosiyale mu muryango w'abadasigana aze abashyikirize peteroli ndetse n'amata ya barumunabi. Nagira ngo Sirasi na madamu we batwegere, hanyuma ushinzwe sosiyale mu badasigana abashyikirize sheke iriho peteroli ndetse n'amata ya barumunabi. Ukomeze kwihangana, reka ushinzwe sosiyale agire icyo ababwira gito. Murakoze. Izina yanjye nitwa Mukamana Christine, igishinzwe sosiyale mu badasigana. Abadasigana n'umuryango ni abantu twishyize hamwe kugira ngo tujye dukora ibikorwa by'urukundo byo gutabarana, tukagira irindi zina ryitwa ngira nkugire. Icyo bivuze rero ni uko buri wese agira undi, haba mu byiza haba no mu bibazo, tukaba turi kumwe. Rero abadasigana aribo ngira nkugire Sirasi abarizwamo, niyo mpamvu muturuzi hano. Iyo envelope rero nk'uko bivuze irimo peteroli cyangwa se amata yo guha abandi bana basigaye, yo kumufata mu mugongo. Twabwira ngo mukomere, Imana iri kumwe natwe kandi natwe turahari ku bwanyu, aho muzadukenera hose. Imana ibahe umugisha kandi bakomereze amaboko. Mukomeze mwihangane. Abadasigana ni umuryango, ariko ni umuryango noneho wabaye wanjye, kuko abadasigana abamureba aha ngaha nk'uko babivuze murabibona nyine ko ari umuryango, ndetse abangaba baje ni bake cyane ababashije kuza ni abangaba. Ariko abadasigana ndabashimiye kuko ubushize mwaransuye, hanyuma n'uyu munsi muje kudutabara. Imana ibahe umugisha. Murakava noneho mugasubira mu byicaro byanyu. Noneho tugasaba umuyobozi wa gahunda akagira hafi nkamusubiza ijambo, nongera gusubiramo amatangazo yari yambwiye gutanga ko nyuma y'uko tuvuye hano